wigeze urota tuwarete? Tuwarete se wayirose uti? None se waba warigeze kuri tuwarete ukayirota iri mu nzu yawe? Wigeze urota abantu benshi bari muri tuwarete se? Wigeze urota tuwarete yuzuye amazi se? Wigeze urota tuwarete yanduye se? Wigeze urota wiyuhagira muri tuwarete se? Wigeze urota urimo kubaka tuwarete nshya? So izo zose ni inzozi zerekeye kurota tuwarete, n'izindi nyinshi zitandukanye. Uburyo bwose wigeze urotamo tuwarete cyangwa se wese cyangwa se umusarani, biterwa wenda nuko ubikoreshamo, ariko menya ko ndashaka kuvuga uyu mwanya inzozi zigera kuri 20 zo kurota tuwarete. Iyi ni message Imana yaguherezaga, wabisuzugura utabisuzugura, ariko umenye ko Imana yari iravugana nawe. Niyo mpamvu mwinginga kugira ngo utangire izi nzozi kuva zitangiye kugera zisoje, kugira ngo urusheho gusobanukirwa message yawe Imana yari irimo kuguhereza. Niba warigeze urota tuwarete, menya ko iyi ni Imana yavuganaga nawe. Niba warigeze kurota tuwarete, menya ko Imana irimo irakubwira, irimo iraguhereza orientation y'uburyo ukwiye gusengamo. So rero ibyo ni ibintu udakwiye kwirengagiza. Niyo mpamvu ngusabye kugira ngo utangirane natwe kuva inzozi zitangiye kugeza zirangiye, kubera ko ari byinshi ugiye kungukiramo, kandi bishobora no guhindura amateka y'ubuzima bwawe bitewe n'uburyo ki wabyakiriye. Iki ni igice cya kabiri rero cy'inzozi zo kurota tuwarete. Kuri inshuro ndashaka kuvuga ubusobanuro 20 bwo kurota tuwarete. Ndashimira abantu bose bakoze subscribe. Imana ibaha umugisha. Namwe mutari mwabikora, byaba byiza tubikoze kugira ngo tujye tuhora tubona notification y'inzozi, ujye ukomeza kubana natwe muri iki biganiro byacu byo gusobanura inzozi ndetse na deliverance. Hanyuma munyemerere tuvuge ku busobanuro rero bwo kurota tuwarete. Kaduhere ku busobanuro bwa mbere. Wigeze se urota tuwarete? Urota uri muri tuwarete, niba warigeze kurota uri muri tuwarete wituma neza, bivuze iki? Bivuze gusohora ibibazo byawe byari biri muri wowe, kugiye gusohora ibibazo byawe byari biri muri wowe, cyangwa se ko hari imitwaro y'umwuka igiye kuva mu buzima bwawe. Ubusobanuro bwa kabiri, kurota ugwa muri tuwarete. Niba warigeze kurota urimo kugwa muri tuwarete, biba bisobanuye ko ugiye kwinjira mu gihe cy'ibibazo bikomeye cyane, ndetse ko ari imitego y'umwanzi ugiye kugwamo, ndetse bishobora no gusobanura ko hari umwuka w'urupfu ukwiye gusengera kugira ngo uve ku buzima bwawe. Hanyuma ngiri kuri iki kintu cya kabiri, ndabibutsa ko tugira amateraniro ya deliverance, amateraniro yo kubohoka, amateraniro aba kuwa mbere tugira amasengesho. Ni amasengesho abayazamo barabizi imbaraga ziyabamo n'uburyo ki dusengamo. Hanyuma kuwa kabiri kuwa gatatu aba ari umunsi w'amateraniro w'amasengesho ya deliverance. Hanyuma kuwa gatanu aba ari umunsi dusenga, hanyuma tugategera amatwi ijuru twumva icyo Imana ivugana natwe. None ku munsi wo kuwa gatandatu rero aba ari umunsi wa wa samedi miracle. Aba ari umunsi wa gatandatu w'ibitangaza. Umunsi wo kuwa gatandatu habamo healing, hakabamo deliverance, hakabamo prophecy, habamo imbaraga nyinshi zidasanzwe. Rero niba ushaka kuza guterana natwe muri ayo materaniro, biba bigusaba kuza kuwa gatandatu cyane cyane. Uba ugomba kuza witwaje amazi, ukaza tugasengana, ariko ukaza witwaje amazi. Ndabizi neza ko mu kwitwaza amazi hari ibintu byinshi bihinduka, hari amateka menshi akoreka. Unyemerere rero, niba uri kumwe nanjye muri uyu murongo wo gusenga no kubohoka ndetse na healing, niba hari n'umuntu uzi urwaye indwara zikomeye, uzajya umwemvita muri ayo masengesho. Hanyuma kubana natwe kuri Zoom duteranira, watwandikira tukaguhereza link ya Zoom, ndetse dutambuka no kuri YouTube live. So wazaca no mu biganiro byose twagiye tugira hano, cyangwa se ukareba ama live twagiye tugira hano kuri YouTube, ukareba ibintu biberamo, hanyuma ukazabona gufata umwanzuro kujya ubana natwe. Imana ibaha umugisha. Niyo mpamvu rero niba wararose urimo kugwa muri tuwarete, ni byiza ko utubwira
Ni byiza ko winjira mu masengesho yo kubohoka kugira ngo izo mitwaro yose, izo mbaraga zose, iyo mitego yose y'umwanzi ive ku buzima bwawe. Reka tuvuge ubusobanuro bwa gatatu. Wigeze se urota urimo gusukura tuwarete? Biba bisobanura kwezwa no gutunganya ubuzima bwawe. Wigeze se kurota tuwarete yuzuye cyane? Ubwo icyo tugeze ku cya kane. Kurota tuwarete yuzuye cyane biba bisobanura ko hari ibibazo byinshi cyane byakusanyirijwe mu buzima bwawe, cyangwa se ko hari ibibazo byinshi ugiye kwinjiramo bikusanyije kandi bitari byiza. Ubusobanuro bwa gatanu. Niba warigeze kurota tuwarete isukuye cyane, biba bivuze yuko ugiye kwinjira mu gihe cy'amahoro n'ituze, ndetse amahoro n'ituze mu buzima. Ubusobanuro bwa gatandatu. Kurota tuwarete ifunze. Biba bivuze ko kurota tuwarete ifunze biba bisobanura ko hari ikibazo kigoye kubona igisubizo, hari ikibazo kiruhanyije cyangwa se kigoye kubonera igisubizo. Uvuga ngo mu buzima bwawe hari ikibazo kigoye kubonera ibisubizo. Bavandi, niyo mpamvu tubabwira ngo tumuze twinjire mu masengesho yo kubohoka. Nko kurota tuwarete ifunze, icyo ni ikintu kibi. Uba ukwiriye gusenga cyane kugira ngo uwo muryango ufunguke. Biba bisobanura ko hari ikibazo mu buzima bwawe gihari kandi kirimo kugorana, cyangwa se kigoye, kigiye kuzagorana kugira ngo kibonerwe igisubizo. Ubusobanuro bwa karindwi. Ushobora kurota urimo gushaka tuwarete. Biba bisobanura ko urimo gushaka igisubizo ku kibazo kikuremereye. Hanyuma ubusobanuro bwa munane. Kurota wabuze aho wituma. Ibyo bishatse kuvuga ko uri mu buzima bwo kubura aho uvugira, cyangwa se kubura aho uvugira ikibazo cyawe. Ubusobanuro bwa cyenda. Ushobora kurota wicaye kuri tuwarete ariko ntiwitume. Ibyo biba bisobanuye yuko hari ibibazo ugiye kwinjiramo bitararangira, cyangwa se ko ufite ikibazo nubwo wihesha amahoro ariko ntikirarangira. Gatureho ubusobanuro bwa cumi. Ushobora kurota rero wituma ukumva uraruhutse. Ibi bivuze iki? Bivuze ko ugiye kwinjira mu gihe cyo gukira umutwaro wari ufite. Mbibutsa gukora subscribe, ujye sharinga izi video zacu, Imana izajya iguha umugisha. Hanyuma ikindi kandi wanakanda like kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu biganiro byacu bikurikira. Inyemerero twinjire mu busobanuro bwa 11. Ihangane usozanye natwe iki kiganiro, kubera ko hari ibintu byinshi ukwiye kumenya ndetse ushobora no gusengeramo bigahindura amateka y'ubuzima bwawe. Reka turebe ubusobanuro bwa 11. Wigeze se urota wituma ku karubanda? Ibi biba bisobanura yuko hagiye kubaho guhishurwa kw'ibanga, cyangwa se ko hari isoni runaka ziba zigiye kugukora. Niyo mpamvu ukwiye gusenga, kuko haba hari ibanga ryawe runaka rigiye guhishurwa, cyangwa se ko hari isoni runaka zishobora kuba zigiye kugukora. Reka turebe ubusobanuro bwa 12. Wigeze kurota se ukarota tuwarete isenyutse? Bisobanura iki? Bisobanura ko hari ihungabana rigiye kubaho mu buzima bwawe, cyangwa se rigiye kubaho mu muryango wawe. Ubusobanuro bwa 13. Nurota wubatse tuwarete nshya, biba bisobanuye yuko ugiye kwinjira mu gihe cyo gutangira ubuzima bushya. Ubusobanuro bwa 14. Nurota wiyuhagira muri tuwarete, bisobanuye yuko ugiye kwezwa. Kwiyuhagirira muri tuwarete biba bisobanuye ko ugiye kwinjira mu buzima bwo kwezwa mu mwuka. Ubusobanuro bwa 15. Nurota winjira muri tuwarete yanduye, bisobanura iki? Bisobanura ko ugiye kwinjira mu bibazo by'abandi, ugiye kwanduzwa n'ibibazo by'abandi. Ari ukuntu umuntu yinjira ahantu ariko akinjira mu bibazo by'abandi. Urugero, iyo usomye Bibiliya ikubwira ko Yohana yazize kwinjira mu bibazo by'abandi, kuko yagiye kwa Herode ajya kumubwira ngo yashatse umugore ngo atabyemerewe, kuko yari yarashatse umugore bitaga Herodiya kandi yari mukamwene se. Hanyuma aramubwira ngo washatse umugore utabyemerewe. Ibyo byamwicishije. Rero uba ugiye kwinjira mu buzima bw'abandi, kwinjira mu buzima bw'abandi, kandi bikazarangira aho hantu handuriye. Hanyuma reka turebe ubusobanuro bwa 16. Kurota tuwarete yuzuye amazi.
biba bisobanuye ko ufite amarangamutima akabije cyangwa se ko ukunda kugira amarangamutima akabije. Ubusobanuro bwa 17, kurota unywera amazi muri tuwarete, biba bisobanuye ko urimo kugerageza gukemura ikibazo aho kitari cyo gukemurirwa, cyangwa se ko urimo kwinjira mu bintu bitari byiza mu buzima bwawe. Kuvuga ngo urimo kwinjira mu bintu bitari byiza bishobora no kuzangiza ubuzima bwawe. Ubusobanuro bwa 18, kurota wifungiranye muri tuwarete, bivuze yuko hari imbogamizi runaka zikomeye. Ikindi cya kabiri, biba bivuze ko hari ibyago runaka witeye wowe ubwawe. Niyo mpamvu hari imisozi 3 duhagararaho. Hari uwo twihagarikaho twewe ubwacu, hari uwo dushyirwaho n'Imana n'uwo dushyirwaho na Satani. Uwo twishyiraho ubwacu rero, ushobora kurota urimo kwikingirana muri tuwarete, biba bivuze ko hari ibibazo ugiye kwitamo wewe ubwawe. Reka turebe ubusobanuro bwa 19 kugira ngo tugere ku musozo. Kurota abantu benshi bari muri tuwarete bisobanura iki? Bisobanura ko hari ibibazo runaka bigiye kwibasira abantu benshi. Ubusobanuro bwa 20, kurota tuwarete iri mu nzu yawe. Ibyo bivuze iki? Bivuze ibibazo by'umuryango. Kurota tuwarete iri mu nzu yawe bivuze ko hari ibibazo runaka bigiye kuba mu muryango wawe. Hanyuma mbibutsa ko tugira amateraniro yo kubohoka, amateraniro ya deliverance. Ushaka kubana natwe muri ayo materaniro, uratwandikira kuri nimero yacu iri muri description, hanyuma kuri WhatsApp, warangiza tukaguhereza link ya Zoom ukinjira, kandi unashatse wanayakurikirana kuri YouTube, ariko kuri Zoom biba ari byiza cyane kurushaho, kuko burya abantu muba muri kumwe, muba murebana, ndetse n'amavuta yo kubohoka bituma ibujya abantu bari kumwe begeranye barebana, bituma Imana ikora cyane kurushaho. Niyo mpamvu na Yesu yaravuze ngo 3 cyangwa 2. Yarabizi ko uruhurirane rw'abantu barenze 1, 2 bari kumwe bahuje umutima, Imana ibasha gukorera muri bo. Imana ibaho umugisha, ndabakunda, mbifuriza gukurikira inzozi z'ubutaha. Mbifuriza gukurikira inzozi z'ubutaha. Mbibutsa ubutaha tuzavuga kurota tuwarete iri hanze y'inzu, kurota tuwarete ifite umunuko, kurota wubaka tuwarete, kurota umuntu agusunika muri tuwarete, kurota umuntu agusohora muri tuwarete. Izo ni inzozi tuzavuga ubutaha. Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Shalom, shalom, shalom.